Eliya yakundaga kuba ari kumwe na Elisa. Eliya abwira Elisa ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka anumye i Beteli. Abana b'abahanuzi ba Yeriko barabakurikiye bagera kuri 50 bamanukana nawe. Yesu ashimwe bene data, Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. N'ubundi ni Irera TV1 mukomeje gukurikira kandi turabashimira cyane byivuye inyuma kubera ko mukomeje kudukurikirana mu biganiro byacu, tukabibonera kuri comment no kureba ibiganiro no kubisangiza n'abandi mukora no kuba mukora subscribe duhita tubibona. Murakoze cyane, ni ukuri Imana ibahe umugisha ibagirire neza. Turakomeje n'ubundi mu biganiro tujya tugirana, n'ubundi muri kumwe na Sibomana Anastase mu biganiro tujya dukunda kugirana by'ivugabutumwa n'imikino n'indirimbo, byose bigamije kwigisha, guhugura no kubwiriza umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu munsi rero nabwo dufite ikiganiro tugiye kuganiraho, tuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego igira iti gufata umwanzuro mwiza bihesha agaciro. Gufata umwanzuro mwiza bihesha agaciro. Uyu munsi nicyo kiganiro tugiye kuganiraho. Turasoma ijambo ry'Imana n'ubundi turi busange mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 2, dusome muri icyo gice. Murakoze cyane, reka dusenga Imana dutangire ikiganiro cyacu ku ijambo ry'Imana. Ba maso kandi ujye urarika n'abandi unaboherereze, ubararikire no gukora subscribe kugira ngo nawe ukore ivugabutumwa umenyeshe n'abandi icyiza kandi twese tugere mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Uwiteka Mana yo mu ijuru, Mana ibera hose icyarimwe, Mana yumva gusenga, turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Data uri Imana ibana natwe, ukabana n'abadukurikira bose, kandi ujye ubaha umugisha, ubagirire neza, ugumye ubagure mu buryo bw'ivugabutumwa, ubagure mu buryo bwo kwera imbuto zikwiriye abihannye, ubiteho bagire neza kugira ngo bazabane nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Ndagusabye Uwiteka Imana, mweretse kino kiganiro tugiye kwinjiramo, ubane natwe, ubane n'abagiye kugikurikira n'abagiye kugisangiza abandi bose, kugira ngo umugisha twese tuwugabane. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data murakoze cyane. Rero mureke dusome iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 2, dusome mu izina rya Yesu. Ufite Bibiliya hafi ayifate dusome. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 2 ku murongo wa 9 niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera, naratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze, ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Katurisubiremo, umuntu utabashije kuryumva yongera ryumve. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera, naratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati ndakwinginze, ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, mu buzima busanzwe, mu bo dukorana, mu bo tugendana, mu bo tuziranye, mu bo tubana mu buzima bwa buri munsi, hari abantu ugira b'icyitegererezo, abantu bagiye batandukanye mu buryo butandukanye, mu byo bavuga, mu byo bakora, mu byo ubona basangiza abandi, mu byo ubona wabigiraho, byinshi cyane bitandukanye. Ariko nagira ngo mubwire ngo Eliya yaratandukanye cyane n'abandi. Uko Elisa yabanye nawe, uko yagendanaga nawe, Elisa yabonye ko Eliya ari umuntu utandukanye. Niyo mpamvu nawe yamunambyeho, akajya agendana nawe, akavuga ngo aho wajya hose ntabwo nasigara. Nuko ari cyo yaramwigiyeho. Elisa yari yarabonye Eliya ari mu izindi mbaraga.
kuko Elisa yitegereje Eliya ibintu akora, ibyo avuga, mbese iyo yahuye n'ibigeragezo uburyo abyitwaramo, yahuye n'amagambo uburyo yahuye n'intambara z'amagambo uburyo abyitwaramo, abyitegereje abibonye aravuga ati Eliya uyu nguyu niwe ugiye kumbera icyitegererezo, niwe ngiye kugira gute, niwe ngiye kureberaho. Imana yacu itugirire neza cyane. Icya mbere nguvuge ko uyu Eliya yari yarakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Eliya yizeraga Uwiteka kandi yari yakiriye imbaraga z'Uwiteka Imana, yemereye Uwiteka azaba muri we, akorera muri we. Kubwo guca bugufi akakira imbaraga z'Imana zikaba muri we, yagendanaga n'Imana. Niyo mpamvu na Elisa nawe yamubonaga akamubonamo ubwiza bw'Imana, akumva isaha n'isaha ahari hose bajya bagendana cyangwa baba bari kumwe. Imana yacu itugirire neza. Mwene data agira umuntu kubera icyitegererezo cy'imirimo myiza kandi uri mu mwuka w'Imana, kandi yarakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe, kuko yakiriye igifatika muri we. Hari imbaraga zifatika yakiriye muri we. Imana yacu itugirire neza kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Icya mbere cyo nkubwire cyo, uyu Eliya agiye kujyanwa mu ijuru na serwaye, yagiye kuzamukira muri serwakira agiye mu gihugu cyo mu ijuru. Imana igiye kumujyana mu ijuru. Bari i Gilugali. Imana yacu itugirire neza cyane. Bari i Gilugali ubwo yari ari kumwe na Elisa. Eliya yakundaga kuba ari kumwe na Elisa. Eliya abwira Elisa ati Elisa, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka anumye i Beteli. Wumve wa undi Elisa wakurikiranye Eliya, bosi we cyangwa shebuja we, aravuga ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Icyo gihe Eliya nta kindi yakoze, nta kuzuyaza kundi, yaramwihoreye bajyana i Beteli. Imana yacu itugirire neza cyane. Nuvuga ngo kuko yari shebuja we, yari kuvuga ati Elisa, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka Imana anumye i Beteli. Akabaga wese amwumvira, akavuga ati nansiga kandi icyo namubonyemo n'icyo namubonyeho ntabwo yansiga. Ahita agira umwanzuro wo kuvuga ati ndagendana nawe. Ahita avuga ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Jya ugira gufata umwanzuro bene data, nk'uko n'ijambo ry'Imana turimo kwiga rufite umutwe uvuga ngo gufata umwanzuro mwiza bihesha agaciro. Elisa nawe yafashe umwanzuro mwiza wo kutazagira gute, wo kutajya iruhande cyangwa hirya cyangwa hino kuri shebuja we ari we Eliya. Imana yacu itugirire neza cyane. Yafashe uyu mwanzuro. Nawe ufate umwanzuro kandi ugambirire kugendana n'Imana, ugendane na Yesu Kristo mu buzima bwawe. Aho uri hose wumve yuko muri kumwe. Icyo ugiye gukora cyose wumve yuko Yesu Kristo muri kumwe. Icyo ugiye gukora cyose cyangwa naho ugiye hose wumve yuko Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe. Elisa nawe yaravugaga ati aho najya hose uko byagenda kose ngomba kuzajya mba ndi kumwe na Eliya. Imana yacu itugirire neza. Nibwo yamubwiraga ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, ngewe ntabwo nsigara, turajyana i Beteli. Imana yacu itugirire neza. Yafashe umwanzuro mwiza kandi yatubereye icyitegererezo cyiza. Imana yacu itugirire neza. Ubwo bageraga i Beteli, Imana yacu itugirire neza cyane. Uyu Elisa hari ibyo yagiye ahura nabyo bimugoye, bimunaniza, bimwereka yuko yakagombye gusigara, ariko yagiye agira kurwanya n'izo mbaraga zimunaniza ngo reka iki ngiki, ibi ngibi byihorere. Eliya wikomeza kumukurikira kubera iki? Yaramwe imbaraga z'Imana. Imana yacu itugirire neza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana itwiteho kandi birakwiye ko iminsi nk'iyi ngiyi ugira kugenzura, ukamenya ibyo ugomba gufata ugakomeza, ukamenya n'ibyo ugomba kureka bikagenda. Imana yacu itugirire neza. Amafaranga atazatuma uta Yesu Kristo ngo umureke. Ubutunzi ubwo ari bwo bwose butazatuma ureka Imana yawe ngo kugira ngo ujye gusingira ibyo ngibyo. Ibyo byose nibyo Satani anyanyagiza kugira ngo bigukure ku Uwiteka. Elisa nawe hari ibyamugeragaho byinshi cyane bimubwira ngo reka shebuja wawe mwihorere cyangwa sigara hano. Yaramubwiraga ati ndakwinginze sigara hano, kuko yanabimubwiraga mwinginze, ndakwinginze sigara hano. Ariko nawe akamubwira ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, ngewe ntabwo nsigara. Imana yacu itugirire neza. Kuko niyo usomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami ku bice bibiri ku murongo wa kabiri, hano urabibona ngo Eliya
abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramuhakanira aramubwira ati, aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajyana i Beteli. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Wakubwira icyabaye kuri Elisa bageze i Beteli, kandi yari yavuze ati ndagendana nawe ntabwo nza gusigara. Elisa akigera i Beteli, abana b'abahanuzi baramusanganiye bahise baza baramubwira bati, Elisa wari ubizi yuko Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Uzi ikintu yabashubije? Yarabwiye ati ndabizi ariko nimuceceke. Arabacecekesha. Imana yacu itugirire neza kandi turengere. Iki ni igihe cyo kumenya icyo uri busubize ku bishaka kugutesha imbaraga z'Imana yawe, ku bishaka kugukuraho Yesu Kristo, ku bishaka kugukura mu nzira y'agakiza. Ni byinshi cyane kuko baramubwiye bati, Elisa urabizi yuko Uwiteka ajya kugukuraho shobuja? Hari amajwi menshi cyane ajya kugeraho akubwira ati aho uzi yuko ikigiye kukugeraho kubera ko wakijijwe ari kibi cyane, ariko ayo majwi ugiye ashyira ku ruhande. Aho uzi yuko nutabigenza gutya, nudakora ibi ngibi, hari ingaruka mbi zizakugeraho. Imana yacu itugire neza. Hari iyo majwi akugeraho ati nutiba ntabwo uzabaho. Imana yacu iturengere. Bene data, ayo majwi uyasubize inyuma, ayo majwi uyima amatwi. Imana yacu iturengere. Elisa nawe abana b'abahanuzi baramubwiye bati aho uzi yuko Uwiteka Imana agiye kugukuraho shobuja. Imana yacu iturengere. Ariko arababwira ati yego ndabizi ariko nimuceceke. Bene data, iki ni igihe cyo gucecekesha ibikushaka gukura kuri Yesu. Iki ni igihe cyo guhagarika ayo majwi yose ukayabwira ati ndabizi ariko nimuceceke, nkomeje urugendo rujya mu ijuru. Imana yacu itugirire neza bene data. Iki ni igihe cyo gufata umwanzuro mwiza kugira ngo bizaguheshe agaciro. Imana yacu iturengere kandi twiteho. Elisa yashubije bari abana b'abahanuzi, aba bana b'abahanuzi kandi utagira ngo ni abahanuzi. Ririya ryari itsinda ry'abantu barwanya, mbese yari nk'umutwe w'abarwanyi by'Imana. Aba bana b'abahanuzi bashakaga kugira gute? Ni babandi b'abacanege, ni babandi baba bavuga amagambo y'ibicanege kugira ngo uve mu murongo w'agakiza. Ntago bari abahanuzi by'ukuri, kuko kiriya gihe bari barimo cyari igihe cy'ubuhanuzi bukunzwe, ariko bo bajya bakiha agatsinda ko itsinda ryo kugira ngo rijye rirwanya iby'Imana. Imana yacu itugirire neza. Aba bana b'abahanuzi rero bamubwira ati uzi yuko shobuja agiye kugukurwaho? Ako akabwira ati yenda biza ariko nimuceceke. Bene data, ukeneye imbaraga muri iyi minsi zikugira gute? Zigutera kuba wasubiza abakukura ku gakiza, ibyashaka kugukura ku Mana. Ibyo ngibyo byose ukabyima amatwi ukabwira ati ndabizi ariko nimuceceke. Amajwi akaba ari yacecekesha, ukayacecekesha kwizera. Imana yacu iturengere, kuko kwizera niko kubasha kudukingira ya myambi yose yakumuriro y'umwanzi. Imana yacu iturengere cyane. Imana yacu iturengere. Ubwo bakiri i Beteli, Eliya arongera abwira Elisa, Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka Imana antumye i Yeriko. Imana yacu iturengere. Shebuja nawe arongera aramubwira ati ndongeye ndakwinginze usigare hano kuko Uwiteka antumye hehe? I Yeriko. Imana yacu iturengere. Ariko arongera aramubwira ati mwene data, arongera aramubwira ati ndakwinginze njye ntabwo ndi busigara aha hantu. Nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe njyewe sinsigara. Imana yacu ishimwe cyane. Birakwiye ko iminsi nk'iyi ngiyi ugira ijambo ryo gusubiza kandi ugafata umwanzuro w'icyo ugomba gukora n'icyo ugomba kureka, kuko hari amajwi menshi cyane azakubwira ati ibi ngibi bireka, ibi ngibi bikore. Ariko umwanzuro wafashe wo kubana n'Imana, wo kwerura ukereka Imana yuko uri kumwe nayo, ukereka abantu yuko wakiriye Yesu Kristo, ukomeze muri iyo ntego, ukomeze muri izo mbaraga, kandi n'Imana izagushyigikira, iraba mu ruhande rwawe. Ikizabikwereka, Elisa nawe akimara kubwira shebuja ati ndakwinginze, aramubwira ati ngo ntabwo ndi busigare ahubwo ndagendana nawe ahantu ugiye hose. Akimara kumubwira ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara, aramubwira ati, aramwemerera ati bagende. Baragenda bagera i Yeriko. Imana yacu iturengere bene data.
iki ni igihe cyo kugira ngo umenye ibyo urimo kurwana nabyo, umenye n'ibyo urimo guhangana nabyo muri iyi minsi, kuko intambara zirimo kuza ari nyinshi cyane zisukiranya, kandi zose zishaka kugukura ku mana yawe, zishaka kugukura ku mwami wawe, zishaka kugutandukanya n'imbaraga nzima wakiriye. Imana yacu iturengere. Kandi impamvu birimo kukugeraho byinshi cyane byisukiranya ni uko bizi yuko hari icyo utunze gifatika. Imana yacu iturengere. Buriya najya mvuga ngo n'umujura yagiye kwiba, niyo yagiye gukurikirana hari bwibe, ajya kureba ahantu hari ubutunzi bwinshi cyane kandi bw'agaciro bw'ibintu bihambaye. Elisa nawe impamvu yahuraga n'izi ntambara nyinshi cyane nuko yari ari mu ruhande ruriho imbaraga nyinshi, nuko yarakurikiye umunyembaraga, nuko yarakurikiye umwimana nyamana, nuko yari yarakurikiye uwakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Imana yacu iturengere. Ariko bageze i Yeriko, abana b'abahanuzi n'ubundi baraje, ntago bacitse intege. Najya nkubwire ngo bene data, nubwo wafashe umwanzuro wo gukizwa no kuva mu byaha, bya bindi n'ubundi bizakomeza bize, bizakomeza bikurembuza kugira ngo ube wasubirayo. Ibyaha n'ubundi bizakomeza bikubwira ati n'ubundi turagukumbuye, turagushaka. Imana yacu iturengere kandi Imana yacu itwiteho. Nimba hari ibyo waretse, wongere bishake kubigukumbuza, bishake kugira ngo byumve bwa buryohe n'ubundi wabibonagamo kandi ari ibyaha. Imana yacu iturengere bene data. Abana b'abahanuzi n'ubundi baraje, barongera babwira Elisa, aho uzi yuko Uwiteka Imana agiye kugukuraho shobuja? Ariko arongera arabasubiza ati, Imana yacu ishimwe cyane bene data. Arongera aravuga ati, yego ndabizi, ariko nimuceceke. Arongera acecekesha bya bigeragezo ku nshuro ya kabiri. Arongera acecekesha ya majwi yose ashaka kumusubiza mu byaha. Arongera acecekesha ya majwi yose ashaka kumusubiza muri Egiputa. Arongera acecekesha ya majwi yose ashaka kumusubiza kujya gukora amabi yakoraga kera, bya bindi yihannye byose mu gihe byamuhamagaraga. Arongera aravuga ati, yego ndabizi, ariko nimuceceke. Imana yacu iturengere. Bene data, igihe cyo guhamiriza ni igihe cyo kweruruka, uvuga uti, njyewe nakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, ubona akurikiye kandi umwami wanjye ni Yesu Kristo, kuko ari wowe uguha imbaraga, kuko ni we uguha imbaraga. Imana yacu iturengere bene data. Birakwiye yuko ikomeza kugira guhamya. Imana yacu itwiteho. Elisa ubwo ngubwo icyo gihe shebuja yahise amwemerera, n'ubundi barakomeza barajyana. Imana yacu iturengere kandi tugirire neza. Imana itwiteho. Eliya arongera abwira Elisa, amubwira ati, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo antumye kuri Yorodani. Imana yacu iturengere. Ibyo bibaye inshuro ya kangahe? Amubwiye ngo ndakwinginze sigara hano. Yari shebuja. Tekereza izo mbaraga zo kuba shobuja buri gihe yakubwira ati, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka Imana antumye aha n'aha. Akabimubwira inshuro zingahe? Yaramubwira ati, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka Imana antumye kuri Yorodani. Imana yacu iturengere. Aha hantu ajya mubwire ngo Eliya hose yari arimo kujya, yari akeneye kujyayo kugira ngo ajye gutanga ivugabutumwa mbere y'uko ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Yagombaga kugendana n'Imana aho hantu hose, akanyurayo n'imbaraga. Ariko Elisa nawe aravuga ati, ntabwo nkurekura, ndagendana nawe ahantu hose. Ubwo yamubwiraga ati, noneho ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka Imana antumye kuri Yorodani, Elisa nawe arakomeza aramuhakanira ati, njye ndakwinginze ntabwo ndi busigare, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye, ntabwo ndi busigare. Arongera aramwemerera, barajyana. Imana yacu iturengere kandi twiteho mwene data. Iki ni igihe cyo kugira ngo ugire gushikama, ugire agakiza gafatika, agakiza katari ako mu kigare, agakiza atari ako kuvuga ngo urarebera kuri runaka, ngo urarebera kuri papa wawe, urarebera kuri mama wawe, urarebera ku muvandimwe wawe, urarebera ku muturanyi, cyangwa urarebera ku ikipe urimo, cyangwa urarebera ku idini uriho. Oya, gira agakiza kwawe ku giti cyawe. Imana yacu ishimwe cyane, kuko uyu nguyu Elisa ubwo yari arimo agendana na Eliya, hari amajwi menshi cyane yamubwiraga ngo nasigare cyangwa namureke, kuko n'ubundi agiye kumukurwaho. Ariko Eliya arakomeza umwanzuro we yari yafashe. Imana yacu itugirire neza, kuko gufata umwanzuro mwiza bihesha agaciro. Nawe umwanzuro mwiza wafashe wo kuba muri Yesu Kristo ubukomeze, kandi ntabwo urimo uri ikipe, ntabwo urimo uri umuryango, ntabwo urimo muri itsinda ry'abantu benshi. Ni wowe ku giti cyawe wenyine. Fata umwanzuro ku giti cyawe wenyine, nta muntu urebeyeho. Imana yacu itugirire neza. Icyabaye kuri bo ubwo bamanukaga bagiye kuri Yorodani, Imana yacu iturengere kandi Imana yacu itugirire neza. Abana b'abahanuzi bo ba Yeriko barabakurikiye bagera kuri 50, bamanukana nawe.
baragenda bahagarara ahantu babitegeye bageze kuri Yorodani, aho baba bari kuri Yorodani barabitegera neza. Imana yacu iturengere. Ubwo bageraga kuri Yorodani, Eliya na Elisa, Imana yacu ishimwe. Eliya nagira ngo nkubwire ngo kiriya gihe we yari afite imbaraga z'Imana zari ziri muri we, kuko yakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwe, yaramwizeye, yaramwakiriye, agendana nawe, imbaraga z'Imana zari ziri muri we. Yaragiye ubwo yari ari kumwe na Elisa, Elisa nawe yari yumvisha ari umuntu udahangarwa kandi ari umuntu ufite kwizera, kuko bari bari kumwe, yari umunyembaraga, yari azi ko ikiri bube cyose Eliya ari bugikemure. Imana yacu iturengere. Bageze kuri Yorodani, bageze ku mazi, kandi biri ngombwa yuko bagera hakurya. Imana yacu iturengere. Eliya afata umwitero arawufite, akubita amazi, hahinduka nko ku butaka, barambuka bagera hakurya. Imana yacu ishimwe cyane. Wibuke yuko babandi barimo kurwanya Elisa bashaka yuko atandukana na shebuja, babitegeye, bahagaze ahantu babitegera. Imana yacu iturengere cyane. Mu gihe uri mu kigeragezo, hari ibintu byinshi cyane biba bikwitegeye, hari abantu benshi cyane baba bagushungereye. Mu gihe uri mu bikugora, mu bikunaniza, hari abantu cyane barimo kureba ukuntu uri buhikure. Ugeze mu kigeragezo, hari abantu cyane bashungereye, barimo kuvuga ati reka turebe ukuntu ari bwivane muri kiriya kigeragezo, reka turebe ukuntu ari buve hariya hantu buryo ari buhitware. Imana yacu iturengere. Nimba ari ahantu barimo kugutonganya, nimba ari ahantu barimo kukwiyenzaho, reka turebe nimba ari buhave atarwanye, reka turebe ko ari buhave watatukanye. Aho hantu barahagutegeye mwene data, witwararike. Ugeze mu kigeragezo, Imana iri kumwe nawe. Imana yacu itugirire neza, kandi niho bashaka kurebera. Imana iri muri wowe. Imana yacu ishimwe. Elisa ubwo bageraga hariya hantu kuri Yorodani, n'ubundi bantu bari babashungereye bari bahari. Imana yacu iturengere. Bari babashungereye, bari hafi aho ngaho, bana b'abahanuzi, bandi bamubuzaga kugendana na shebuja. Imana yacu iturengere. Ariko ubwo Eliya yakubitaga amazi, akayakubitisha umwitero, amazi akitandukanyamo kabiri, hakaza ubutaka, bakambuka humutse, bakigera hakurya. Imana yacu iturengere. Aha rero niho Uwiteka Imana Nyiringabo yashubirije Elisa. Imana yacu iturengere. Ubwo bamaraga kwambuka Yorodani, ubwo bari bambutse ibigeragezo bikomeye, ubwo bari bambutse ahari hagoye, ahubwo nawe ugeze mu kigeragezo gikomeye, nibwo wenda gusingira igisubizo. Imana yacu iturengere. Ntucike intege ubwo ubona bikomeye, ubwo ubona bimeze nabi, ubwo ubona amagambo abaye menshi cyane, ubwo ubona hirya no hino mo guteraganwa, ubwo ubona nta muntu ukikwitayeho, nta muyomba, nta papa, nta mama, ntawe ukigukurikirana, nta tante, nta nshuti, nta muvandimwe. Icyo gihe niki igihe Uwiteka Imana agiye kwiyerekana nyikiriza. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane, habwe icyubahiro. Bakigera hakurya, umvira ijambo, niho twanasomye. Imana yacu iturengere. Yaramubwiye ati bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose, haleluya, ndakigukorera naratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati ndakwinginze, ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Aha niho yamubwiye ati noneho nsaba icyo ushaka cyose, nunamba kuri Yesu Kristo, nunamba kuwiteka, azakubwira ati icyo ushaka cyose wisanzure, icyo ushaka cyose ugishyikire. Ariko waragize kumuhamya muri ibyo byose urimo kugenda unyuramo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Aramubwira ati, amusaba ngo igikomeye cyane, aramubwira ati undage, ndakwinginze ngo undage imigabane 2 y'umwuka wawe. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Eliya yari afite imbaraga z'Imana zigaragarira buri wese, zigaragarira ababakwenaga muri kirage. Imbaraga z'Imana zigaragarira Elisa bagendanaga. Imana yacu ishimwe cyane. Elisa aravuga ati, Elisa yaratekereje, yararebye kure, kandi icyo yarakurikiye n'umwanzuro yarafashe yari uw'agaciro. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu uyu mutwe w'ijambo turimo kuganira naryo rivuga ngo gufata umwanzuro mwiza bihesha agaciro. Imana yacu ishimwe. Elisa yasabye icyiza, yasabye imigabane 2 y'umwuka wa shebuja. Naramubwiye ati naratandukanywa nawe. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo nkurikirane, mbese ube maso mugenda bagiye gutandukanywa nawe. Imana yacu ishimwe cyane. Hano harabivuga neza. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nyigukurwaho birakubera bityo. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko
nutambona siko biri bube. Imana yacu ishimwe cyane. Yamubwiye ati nyigukurwaho, numbona nyigukurwaho birakubera gutyo. Niyo mpamvu mwene data ngugira inama kuri iki ngiki kandi tunaganire, nuko ugomba kubahiriza cyangwa kugendana n'Imana, kwizera Yesu Kristo kugera ku ndunduro. Aramubwira ati nindanukanwa nawe tukiri kumwe, ukimbona nyitandukanwa nawe, icyo gihe ahita avuga ati imbaraga z'Imana nawe urahita uzibona. Yashaka kumwerura yuko imbaraga asabye biri bumubere gutyo, ngo birakubera gutyo numbona nyitandukanwa nawe. Imana yacu ishimwe cyane. Uwo mwanya hahita haza amagare n'amafarashi by'umuriro biraza. Ubwo nibwo Elisa yahitaga avuga ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Uwo mwanya ntabwo bongeye kubonana, yahise abura umuntu, ahubwo umwitero wa Eliya uraza ugwa hasi. Imana yacu ishimwe cyane. Elisa akibona bigenze gutyo, umwitero we, umwambaro we yahise awutanyaguzamo kabiri. Imana yacu ishimwe cyane. Kwiyambura ibyawe kugira ngo usingire imbaraga z'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo hari ibyo ugomba kureka, hari ibyo ugomba kurekura, hari ibyo ugomba guta kugira ngo usingire imbaraga z'Imana. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Reka ibyo wari wishingikirijeho, reka ibyo wari wizeye bindi, ahubwo wizere Umwami Yesu Kristo wenyine. Umwenda yari yambaye yawutanyaguyemo kabiri, ahubwo ahita atora wa wundi Eliya ataye. Akimara kuwutora, Imana yacu ishimwe cyane, acyakira izo mbaraga, acyakira ya migabane ibiri. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi twongere dusubire inyuma gato, wibuke yuko ba bana b'abahanuzi bari bashungereye, bahagaze aho babitegereye hehe? Kuri Yorodani. Imana yacu ishimwe. Elisa asubira inyuma akigera kuri Yorodani. Imana yacu ishimwe cyane. Afata wa mwitero wa shebuja ari we Eliya, awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Mana ya Eliya uri he? Amazi ahita yigabanyamo kabiri, arambuka. Imbaraga z'Imana ziba zimukiye muri we, imbaraga z'Imana ziba zageze muri we. Ya migabane ibiri, wa mwanzuro yafashe umugejeje hehe? Ku gaciro, umushyikirije igisubizo cyiza. Imana ishimwe cyane. Mwene data ndakwifuriza kandi ndagukumbuza gufata intego, gufata umwanzuro mbese bizakugeza ku gaciro gafatika. Imana yacu ishimwe cyane. Akimara kwambuka, ba bana b'abahanuzi bari bashungereye, bari bari ku musozi biteguye kumuvuga n'amagambo menshi cyane. Bahita bavuga bati Imana yari iri muri Eliya noneho niyo iri muri Elisa. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mwene data, birakwiye ko mu gihe nk'iki ngiki tugezemo ugira guhamya ku giti cyawe, ugafata umwanzuro mwiza kugira ngo uzaguheshe agaciro. Elisa nawe ubonye uko byagenze, yanambye kuri shebuja kandi birangira ari we wakiriye imbaraga ze zikubye inshuro ebyiri. Imana yacu ishimwe. Birakwiye ko mwene data muri iyi minsi ureba uburyo urimo kugenda, ureba uburyo urimo gukora, urimo kugendana n'Imana yawe, uburyo urimo kugendana n'Uwiteka. Akira Yesu Kristo Mwami n'Umukiza mu bugingo bwawe, uzakora nk'ibyo yakoze ndetse ukore n'ibibiruta. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Bibiliya. Imana yacu ishimwe. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, ibiteho. Icyo twari turimo kuganiraho, ijambo twaganiragaho umutwe rifite ravuga ngo gufata umwanzuro mwiza bihesha agaciro. Fata umwanzuro mwiza mwene data, papa, mama, fata umwanzuro mwiza wihesha agaciro, uhesha agaciro Uwiteka. Imana ahantu uri hose rizamenyekana yuko ari Imana y'inyembaraga. muri kumwe. Imana yacu ishimwe. Reke dusenga Imana kubw'ijambo twumvishe, kandi ugire gukora nawe ivugabutumwa, ukoreshe ya usangiza bagenzi bawe n'inshuti n'abavandimwe, ubasangiza kino kiganiro kugira ngo nawe ivugabutumwa uryagure, kandi Imana iraguha umugisha mwinshi cyane. Kadusenga Imana kubw'iri jambo twumvishe. Uwiteka Mana nzima, Mana y'inyembaraga, Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye, uri Imana idukunda, uri Imana itajya idutererana. Tugushimiye yuko ujya utuba bugufi. Mu izina rya Yesu Kristo ushimwe Papa. Ndakwinginze ubane na buri wese wumvishije ijambo, reka ribe ku nkingi z'imitima yacu, kugira ngo Uwiteka Imana dufate umwanzuro mwiza wo kuguhesha icyubahiro aho tugeze hose, no kukwamamaza aho tugeze hose. Bamenye yuko ari we dukorera, bamenye yuko ari we twakiriye, kandi uduhe imbaraga, uduhe n'ubwenge bwo gufata umwanzuro
umwanzuro mwiza muri urugendo turimo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. ngo bana na buri umwe wese uha umugisha ujye gusangiza iyi video bagenzi be, kandi uha umugisha numvishe iki kiganiro, bisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.